bizarre magonza kugira ngo mbeshyere yamfura mu gicishisho kandi niyafite arabiri uhora areba oya uyu munsi ndagira ngo Fabiani Hakizimana mwarimu banze gushimire cyane rwose ukuntu tubasanze mu gitaramo mukaba mwatwakiriye. ndagira ngo isabe intore nziza cyane fura twazanye umuryango wa Sibomana Oreste mpagarariye babampera amashyi babashimire cyane. Shimire uko mwatwakiriye abakobwa beza n'abasore twakiriye, dore ndabona ntawe ufite ipfuno kandi nuko nababwiye ko ndi mukuru mu muryango wa Oreste Sibomana ko natwakiriye bikaba byadushimishije. turagira ngo tunabashimire kandi ndi kumwe n'abana banje hano, umusore n'inkumi, umwe ni mushiki wundi, nimugire ngo bazaniye ubu abaje kwiga mu bana oya, umwe musaza wundi. dufite rero ituro tuje kubatura kuko tubasanze umunsi mukuru kandi birasanzwe intwererano. aho bavuga ituro bakagira ngo nibyo mu rusengero oya, ahubwo ni intwererano kuko dusanze muri mu munsi mukuru kandi barakoze kudutumira muri uyu munsi mukuru wanyu. twumvise rero tutaza nk'ibigwari kugira ngo umusore wari utwaje umukobwa mugende mushyire mu zindi bwabuki. ndabona rwose aho abavuga kwegeka abavuga kwagika, ndibwira ko imizinga yacu ni kimwe n'iyanyu kandi murabona burasa murangana kimwe. mugende mushyire mu zindi mukomeze mwakire n'abandi bari buze nyuma yacu. twaje turi abashyitsi ariko ndabona hari n'abandi bakinjira muri bya birori byanyu, mwongere mu mukomeze mutwakire. murakoze cyane rwose. rero yari bwazamutse ku musozi wa Cyuruzi umenya inyota n'isha mugashingamo umukenke umuryango wa Kabera Izari. rero ntabwo tumwamagira utumwa rugero ariko mwabishinze nk'umukenke urabona ko ituzuye. kaburi
buriya ko abenshi wacu tujya kunywa twagize gutya ugahita zuzura burya kandi turasanga zuzura murakoze cyane mubane bafashe murabona rero intererano ivuye kwa Oreste batumye umuntu mukuru rwose umushumba pasiteri Habimana aramutuma ati genda ubantere intererano. Imana ibamugisha rero ibagiriye neza kandi mwicare mugwe neza. ubwo imfura y'uru rugo ifite gahunda y'ingingo twateguye, namwe mwicare mugwe neza. Igihe cyo gutarama turaza kuza gutarama hagati gaturica kandi kameze. Imana ibamugisha. yisinkera nabambeshye, ariko turamurikira ababyeyi bacu aho urubyiruko rugeze. Turaza gutarama mu imurikabikorwa, turabanza igitaramo cy'abakobwa bazi kubyina amaraba, batwereke aho amareba ageze amaraba. Turaza kugira abataramyi b'abasore bazi gucunda icyizire, batubyinira icyizire biyerekane. Abo baraza gukurikirana kandi za cyiciro cyangwa aho turi bwikuze n'intore. Intore ziri bumurike imihamirizo yazo, hanyuma nanjye mukampa mu mwanya. Ivyo rero uriya muhungu yavuze byose, ingingo uko ziriza gukurikirana zigeze ku 8 numvise iyanjye n'aba bantu itavuzwe. Ndabasaba rero munyemerere, kuko aba bantu baramutse bagiye kandi nababwiye ngo tugiye mu gitaramo cy'umuryango wanyu, kandi namwe muzagira icyo muvuga, icyo mukora. bavuga bati wa musaza we ibyo watubwiye ntabwo ari byo. Nabasaba mu mwanya nanjye ngo muri ziriya ngingo uko mwazishyize ku murongo ndetse munkundiye, kubera ko igitaramo cyanyu twasanze kigezemo hagati, mukaba mwampamo nanjye mukareba uko duseruka. Murakoze cyane. nari kubibanza mbere, ariko nagize nti utumenyeshe. ni ukutumenyesha. Unyemerere rero data mwiza rw'igereza rwa Mugenza, mubyeyi w'akamazi rwose ngira akamaro, wumva ijambo ry'uyu mubyeyi. Burya rero kandi ngabakiranye neza barongera, ngira ngo ubwo muherukana ndabizi nta gukirana kwabayeho, habaye ahubwo gukezanya. Wanyemera rero mubyeyi ukaganira n'umuryango, rwose icyifuzo cy'uyu mubyeyi byaba ari ibishoboka, ntikize kujya kure y'ibindi, ahubwo ukaganira n'abakuru batarakubwa n'ubwire mu muryango, kigahinduka nk'itegeko rwose. Mukanabaza rubanza umara imanza, byaba ngombwa mukamubanza. Burya ngo umushyitsi arisha imbuto, ubundi rwose gahunda zindi zikaza gukurikira icyo gitekerezo cy'iryo jambo rye, kuko biragora kwicarana ijambo. Burya ngo umugabo waryicaranye ntabasha kujanura amajana. Unyemerere rero mubyeyi, niba ari ibishoboka mbarize umuryango mumumbere umwana ijambo rye. ariko nababwiye ko twabonye abashyitsi. Nyakubahwa mushumba, ntabwo muri indorerezi rwose uhumure. Ntabwo umuryango wa Kabera Izayi wabagira indorerezi. Murakoze cyane. Oya, ntabwo bibaho, kuko umutumirwa mutindi niwe wizanira intebe. Mwasanze intebe twaziteguye, bivuga rero ko twari tubizi ko muri buze. Kuri gahunda rero turi buze kuganiraho, ababwiye ngo ntabwo rwose ari ubusabe, ahubwo mwakoze kutumenyesha. Ubwo rero banyamuryango, murabona uriya muryango wo kwa Sibomana Oreste urangajwe imbere n'umushumba, wabura ijambo muri uyu muryango. Oya, ni umwanya turi buze kubaha, ariko ijambo ryo murarihora. Twari tugeze ku mwanya wa 3. Ndumva rero ko ari abashyitsi dukunda, baje batugana badukunze rwose, twabemerera tukabaha uwo mwanya. Iyo baza mbere twari kubaha umwanya wa mbere, ariko aho bagereye tubakiriye, reka bakomereze. Murakoze cyane. Ya musaza ni mwarimu koko,
azi gukurikiranya nomero ya mbere ya kabiri byagera ku ya gatatu akavuga ati iya kane ni iyanyu, mwakongeye rwose mukabambara amashyi aba mwakoze kuba mwaduhaye mazimano, mwakoze kuba twasangiye. Hanyuma rero vandimwe nomero ya kane ngezeho yacu nituyikora kwa kundi ugasanga ubuki nabwo ari bube nka bwa bundi nabibonye, mwakire ubuki nabwo kandi ubuki bwo bitandukanye na buriya ariko inyengo yabwo n'inyandiko yabwo ni imwe, nuko ubwo ibituma butandukanye na buriya. N'ubu nagira ngo mubugeza hariya mbabwire impamvu yabwo, ndababwira impamvu yabwo. nari ngize ngo muri gukomeza kudutwerera mugenda muvunguraho gakeya uko icyaka kigenda kiza mukomera oya, ahubwo keretse muvuga muti intererano mwaduhaye yabaye nkeya, oya ntabwo twayigaye kandi nzi ko mwayishimye. twayishimiye rero noneho ubuki tuzanye nimwe bantu mwe musubiyeyo mutumva n'ibyo abakuru bavuga. hariya ubwo mperuka aha twahirukanaga mu gitaramo cyabanjirije iki, kugira ngo nyuma yaho ni nabwo mwateguye iki ngiki. ndabizi ko twaje muri uyu muryango wa Kabera Izayi, umuryango mutoya twari kumwe wa Sibomana Oreste, ndabyibuka icyo gihe. rero naraje abo bakeya tuzanye turaza tubasaba irembo ry'umugeni, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, kandi ndagushimiye kuvuga uti nibyo. nongere bakomeye n'amashyi, urabyibuka rwose, urabyibuka rwose, nagira ngo mbabwire n'iryo jambo rindi rizanye. icyo gihe nari nje gusaba irembo ry'umugeni, murarimpa murarinyemerera. ubuki n'ubw'ijambo, ubuki n'ubw'ijambo. none ko tugiye kugura umumahanga hano twikubitanga, urabanza ubusogongero twumve niba mukwiye. urabanza ubusogongero, ubwo nicyo nashakaga kumenya niba ubuki ari ubw'ijambo. rero urabanza ubusogongere tubanze twumve niba koko bukwiriye ijambo. icyo ngicyo rwose kubusoma ni ngombwa mu muryango wacu kuko ni wowe waje ubwikorera, ariko bungura abanyakiruzi bikaba dukuriraho urupfuko. rero ntabwumvishije ubw'ijambo, ubuki ni ubw'ijambo. rero ubwo rero murabanza mu budusogongere kuko nimwe mwaje mubwikoreye, tutaba hari icyo twashyizemo. oya ntabwo ari ibyo. ubundi umva babyita gukura ikiremero. ntabwo ubizi cya kinyarwanda cyacu babwita gukura ikiremero kuko niwo uba waje ubwikorera, ariko ntabwo ari ibyo twatekereje rwose. rero turakwemereye rwose, numva wakwisabira hariya aho abakobwa bansize mu cyeragati. yemwe bakobwa, umuco wacu batwaza umushyitsi, none ubwo nyamuneka yemwe abahungu twazanye murabumureba, umushyitsi baramutwaza, mutwaza asubire hariya. nanjye nkagira ni ababyeyi barabarusha kuganira neza, mukabarusha kubima ikiganza niba rwose ari igikundano. murakoze kuko mubikoze murakabyara. mwakoze rero guhita nca bugufi ahubwo nkomereze aho nari ngeze. nyakubahwa Fabien, nagira ngo nkomereze kuri rya jambo mwanyemereye kuko mwavuze muti ubuki koko bukwiriye ijambo.
rwose twababwiye ko ari umwanya tubahaye ariko ijambo ry'umurabibona. mwakoze ijambo rero nagira ngo babwire kandi mwampereye umwanya ari ntangiye mbabwira nimero kangaje usaba irembo ry'umugeni kandi twabashimiye nagiye mbwira umuryango kugira ngo mwari duhaye yewe ndababwira ngo iwacu umuryango w'iwacu nubwo ari kwa Sibomana Oreste ariko dukomoka ku muryango witwa Batebuka. Narinje noneho gabuki bahaye kuvugiraho ijambo, narinje kubasaba umugeni kuko twaje mu irembo ry'umugeni kandi uwo mugeni nje kubasaba umuryango wanyu ni umugeni mufite mutanga abageni n'ubusanzwe si ubwa mbere muduha abageni kandi turabashimira ko mutera n'umutwe mwiza. abo mwagushingiye baraje barabyaye barororotse n'ubu rero umuryango wawe tuje gusabamo umugeni kandi uwo mugeni ubwo mwaduhaye irembo ry'umugeni turababwira izina ry'umugeni dusaba. ubwo mwaduhaye irembo mukaba mwakiriye ubuki bwacu busaba ijambo, reka ijambo rigiye guhera ku ijambo ahubwo noneho tubabwire ko tuje no gusaba umugeni. yewe reka no gutinda cyane byari nababwiye ngo twitwa Batebuka, mbabwiye n'uwo mugeni dusaba uwo ari we yitwa Mukamana Magnifique. murakoze kandi ndabashimiye cyane. Batebuka koko murimo murashaka byose kubirangiriza mu munota umwe, umenya ya ngingo mushaka kuyihuta. mwumvishije dufite ingingo nyinshi mugira ngo iyanyu irangire vuba, ariko reka ibyo muvuze n'ibyo murabizi. mu muryango wacu hano dufite abageni kandi dufite abakobwa benshi, ariko koko nk'uko umushumba Pasiteri Habimana Augustin abivuze, baje bagana umuryango wacu wakabereye Izayi, hanyuma baraza babaza ubukwe bw'umugeni, kugira ngo hari hari abasaza bakuru mwatoye mu muryango bahagarariye umuryango. tubabwira ko twebwe umuryango wacu ugira abageni, hanyuma birangiye barataha. ubukurikiyeho baragaruka, ntabwo twari abakuru b'umuryango gusa, noneho hari n'abandi banyamuryango ba hafi. hanyuma baza gusaba irembo. irembo turaribemerera rwose ko irembo ryacu rigendwa, ko nta muntu winjira mu irembo iwacu ngo tumukumire. ariko tubwira umushumba, turamubwira ngo nuba sendatazi ibyo birakureba, genda irembo ryacu rihora ryinjira abashyitsi. ubu nuhava n'undi nawe araza yinjire mu irembo asaba irembo. nta guhagarika umutima kuko byose bishobokera umwizeye. warasenze rwose, umuryango wanyu mwarasenze, Imana ibahe umugisha. reka rero ngira ngo icya kabiri ndagira ngo noneho ngane kuri ba shangazi. mwumvishije izina yavuze? mwabyumvishije? umugeni yasabiye irembo mwumvishije? bashyitsi bagendanye n'uyu mubyeyi, bashyitsi beza mwatugendereye, ngaho nimushyire ikiganza cy'iburyo hejuru murya. muryango mugari mwababonye mwarebe, bashyize ikiganza hejuru. iki ni igihamya cyemeza kandi kigaragaza ko bose bemeye Yesu Kristo. ibyaha rero bari bafite rwose n'ibyo bigeze barabibabarira kuko
mukore ku myanzuro mwibuka n'amazina twita ni njye mukuru mu muryango ntari imfura yanyu mu muryango ariko ubucura bwacu yitwa Dohora. ubwo rero rwose mwerekere arakoze cyane imfura y'uru rugo. Icya mbere sekuru yari yamaze kugikemura, kandi iyo yavuze yamaze gufata umwanzuro umuryango nta gusubiraho. buriya hari igihe abagabo iyo tugeze na hariya mu irangamimerere batubaza ngo uyu mwana wawe yavutse ryari, ugatangira ngo yavutse, ngo ndabyibuka ko twasaruraga amasaka, ntubashe kumenya igihe yavukiye. ariko abamama ntabyo birirwa itariki n'umunsi n'ukwezi n'umwaka umwana yavukiyemo. niyo mpamvu rero twabajije ba shangazi kugira ngo tutaba twibeshye. Mukamana Magnifique akaba ariwe twaherutse gushyingira ubushize, ariko batubwiye ko agize ate arahari. twihuse nigeze kumva uvuga ngo uwo dusaba ni Mukamana Magnifique. ndatekereze se bagenzi banjye, umushumba Pasiteri Habimana Agustin ko nawe ari mu kigero nk'icyanjye, byaba bikomeye. ariko ndatekereza ngo ibyo byose wenda araza kuza kubisobanura. nagira ngo rero utubwire umugeni usaba Mukamana Magnifique twa shangazi bemeye n'umuryango wemeye. twereke koko kuri iki gihe dufite abasore, dufite urubyiruko, twereke uwo waje gusabira irembo, wari wagutumye uwo ari we, hanyuma kugira ngo dushire amakenga tubone kwemera ko koko tumukwemereye burundu. aho bita barukana rw'incike rushoka mu mashashi. ubwo rero twebwe uretse ko mbizi ko bitabaho, icyo nacyo ni ikibazo mwebwe namwe mbashyikiriza kugira ngo mugisubize. Imana ibamugisha. murakoze cyane inshuti yanjye mwarimu Fabien, umutima wanjye rwose. ongera uhaguruke shanga, nubwo wahagurutse abantu bakuru atari byiza, ariko uri umusore mwiza cyane. yewe mukobwa mwimana na wa musore, gushimiye mwarimu Fabien. ese harya ko mperuka bajya kwiga ahavuyeyo mwabonye noneho bwa bundi rwose ubushyikirizo shangazi nanjye nabibonye rwose. ingingo zawe ziratandukanye, ikindi bibaza ijambo ryiza wishime ubeho mu rugo wishime kandi izasanzwe nkosha n'umuntu izo nazanye umwanya wikwirwa uhoreza ko atari ubwa mbere se yaho wamwe nkakwereka n'abandi nakoye turi kumwe hano nta nkosha si ubwa mbere, kandi arabizi iza nkosha nazo ntugire ngo ni ruswa ngira ngo nanjye, ahubwo izasanzwe nkosha n'ubu nizo nazanye. ngaho nambwire keretse niba muri iyi minsi wenda yarageze aho akisubiraho, kubera ko muri Kigali ho menya bakosha ariko ni inkwa. abaveterineri bawe rwose yenda mfite kuvuga ngo wenda aho bari bugeze izi zose, ariko mu by'ukuri zahageze. none se ni ngombwa abaveterineri mwazanyemo n'izirwaye? oya, ntabwo twazanyemo izirwaye, ariko
ni ukuri njye nagira ngo baze kubyemeza. data mwiza se ahubwo reka duhamagare ba shangazi baze bacanye. Baze bacanire rwose, nicyo kigiye gukurikiraho, ibindi wahagarara hirengeye. Ese ntazo mufite muri rwa rwuri rwa Kabubiri ruguru y'urwa data? Data mwiza reka muhagarara hirengeye ngaho, nimukore ku ikoranabuhanga mumenyeshe abakinzi bazo n'abazikiranura, munyemerere rwose n'abazikenura kandi mubamenyeshe, mpagarara hirengeye, ubundi rwose mbabwire mbamenyeshe, bahindure baherekeye ingango mu ntagara zisanga izindi. Ibicaniro se ko bihora byose byaka. yego Niba unyuma nk'abakira nize ebyiriye. Data mwiza rw'igereza birindiro rwa Mugenza, icyemezo cy'umuryango kandi mata n'abafozi nyir'umuheto w'umurangamakuru, muryango mugari amakuru meza nzanye nuko zihashyitse ari ebyiri ariko umusengo muri zo uje rwose werera ushyize hasi imfizi nziza cyane, amashyi menshi cyane. Babyeyi beza rero umuryango mugari rw'igereza rwa Mugenza kandi ingirakamaro, kare mwataramunye kera na data, ariko burya ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Duherutse kuba dutaramye i Nyamirambo hamwe bita Makoko mu Marange, hirya yacu hari umusore uganira na se biziwe basangiye. Umusore nuko agera ati data mwiza ariko buriya uzi n'ibindi? Ati karamegeye. Ati buriya mfite umukobwa nakunze kandi urabona ko ngeze ikigero. Umusaza ati ako gakobwa ni keza se shwa? Ati ni akanyasito. Ati ufite akanamba kako? Mubyeyi rero ntekereza ko rwose data yagenewe akagenekereza, ariko kandi akagutera iryo teka ntatiku. Niba ari ibishoboka ntekereza ko yari wa mwanya ngo ugera hirengeye ukore ku ikoranabuhanga, uhamagare ngombwa mubariza atambuke, tore uwo musore wakwiriye rwose ko akwiranye n'umukobwa wacu, ubundi namwe muryango mugari mu myiza amaso tubihanga amaso. Akoze kuko agiye kubikora umubyeyi umushimire n'ikiganza. Kundimana Emmanuel bambwiye ko ageze hafi, hamwe n'abasore bagenzi be bigire hafi. za mpano twatanze kandi mwadukosheje yamaze kugera mu rwuri, ndetse imwe imaze gushyitsa hasi. Rero imaze gushyitsa hasi ikwiriye no guhanagurwa kandi igahabwa n'umunyu wo kunywa imaze kubyara. Uwo musaza mwicaranye cyangwa se n'abandi, ariko umusore wanjye rudatinya umuvumbi yakwigira hino rwose amushimira. Munyemerere mbageze itangazo ritunguranye. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, kiramenyesha abantu mwese muteraniye haka umusoro n'amahoro bashyiriweho amashyi wakuweho. Kuri ubu rwose aba basore mwemerewe guha amashyi menshi cyane. Rutubi rwose n'ubundi ubugabo nta bugabo butisubiraho. Murebe rwose n'inti z'umuryango mubihanga amaso. abakoze imfura y'uru rugo, mushumba rero urabona ko iby'umuryango uri kureba urabona ko bumwe. Ubu turabigenza dute? Umukobwa wacu ko wamusabiye uwo watubwiye n'ukuntu Imana Emmanuel, none uzanye isibo yuzuye, turabigenza dute? Muryango mugari mundu n'amashyi menshi cyane by'aba basore rwose. Buriya rero uwitwa Manuel amaherezo muraza kumubona, ntabwo yagenda ari wenyine n'ubusanzwe. Nimwe bahungu mwigire hafi
hanyuma Manuel agende aho uriya musaza witwa Fabien banavuga bamuhoze bashinjagira nuwo rero vanakari uza kutubwira ko Manuel ari uriya rwose ugira ngo wabiri uvunika ureba amashyi menshi cyane n'ibigango bigari rwose twatuye Emmanuel umusore ukomeza bigenda urugero rw'ingabo nzima. Emmanuel nyemerera nanjye umubare mu biganza wo kabyara ntihagire kuri uwo mubavu uharagaye itoma n'itungo ryiza urahumura cyane amashyi menshi cyane n'ibigango bigari. Nabonye Manuel umusore w'amasoso n'amafosete. Aha Manuel maze rero buriya batangiye gufata inshingano batangiye gufata inshingano rwose waje mu cyiciro cy'abapatoro n'abandi bajefu. baca umugani mu kinyarwanda ngaho imfura zisezeranye niho zihurira mutambuke mugire hano hino uruvugiro rufite umugozi ni rugufi niho urugo yugariye ni nawe ukuramo umwugari kirazira nta mwana ukuramo umwugari hakwemereye rero ko turi bushyireho abantu bagomba kurinda uwo mwugari ntagire undi uwukuraho maze rero mukobwa wanjye urabizi ko umuryango wacu uherutse kwicara hanyuma turi kuganira tuza kubona abashyitsi kandi abo bashyitsi bageze ahangaha bari barimo umushumba Pasiteri Habimana Agustin hanyuma baraza basaba irembo ry'umugeni hanyuma umuryango rero twicaye duteranye twese uko tureba ahangaha tuza kwemeza ko ari wowe Mukamana Magnifique tuzaha umuryango urangajwe imbere n'umushumba Pasiteri Habimana Agustin twaragutanze rero ntabwo twagutanze mu bago ahubwo twagutanze rwose mu mfura kandi mu ntore kugira ngo rwose nawe nubageramo bazabone ko nawe uturutse mu muryango w'imfura urabitwemereye se n'urugo mwana Yesu ashimwe uraho cyane burya ni wowe wakundanye na Manuel ntabwo nari bizi Imana ishimwe cyane nuko rero hasigaye rero urakoze abamurindaga nabo kandi barakomeza bumva nubwo bamukugejeje imbere yewe rero hasigaye igire hino hano hari abarinzi igire hafi hano wambwiye witegereze urebe ngwino ureba utari buvuge se aho uri buca amarenga urabareba abahungu uramuhobera yuko abarinzi ni basaza be nuko yarabizi rwose burya yarabizi ahubwo wajya gushimira rwose undi yambwiye ngo yabimwibwiriye ngo ni wowe naho barakira Mukamana wawe rwose Emmanuel banyemerera wongere rwose umuhobere kandi buriya rwose aha
babyara uwako yakora hashaka ese Emmanuel kabyarane. Aha Magnifique rero nawe aragira ati mwiza wanjye humura, si ibyo gusa ahubwo reka nisabire uwantwaje impano yo kwiyakirira umukunzi atambuka. Aratambuka n'impano nziza rwose ifubitse neza, ibifubiko bishashagirana bidasanzwe. Aragira ati musore mwiza rutebeza bigiye mu rugero rw'urukundo nari nkeneye. Arakoze cyane. Si ibyo gusa rero kandi ntabwo Magnifique yageneye impano Emmanuel gusa, ariko kandi Emmanuel hari impano yageneye umukunzi. Reka nsaba yimutwaje atambuka ayimushyikirize. Murabibona rwose ko ari impano ifunze bidasanzwe, isirimutse cyane, irabashashagirana mu mabara ya zahabu, yagenewe mubyeyi rwose. Tambuka, aratambuka ruhanga ruharaze umucyo rwose w'abatanazi. Ni ikote ryiza rwose, ntawatinya kuvuga ko ari umusirimu bidasanzwe. Magnifique aragira ati mubyeyi mwiza atambuka ujye hagati. tiyambika turaho Magnifique atubwira ibirori byiza, ati shami higura akabirona ca mwana wawe untize ikiganza dushimire uyu mubyeyi. Mubyeyi washyika hagati y'urugo rushya bakagushyikiriza impano. Aha ati mubyeyi mwiza ashyikira iyo sinde izagusindagiza igihe uzaba rwose uko ubwe n'ubwira uzahora uringira bwira. Ati si ibyo gusa kandi ishyikira n'iyishyimbo, n'ishyimbo ishyira ishya, ntukandagira aho guteba uzatebuke, uhore rwose utabara ku rugamba, uhorane iryo zina rya Rwizihira birindiro. Mubyeyi mwiza uri uw'akamazi, warakoze kuko ufitiye akamaro kanini, warakoze kumbyarira umukunzi. Muri iki kiganza tugushimire n'amashyi menshi cyane. Ndasaba fotogarafe kwihutisha ibi bishushanyo by'urwibutso. Aha arakoze cyane, arakoze cyane. Mubyeyi ngaho rwose kebuka wongere upepere umuryango, pepera umuryango. Ati mwambonye ko nabaye nka Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'Uganda. Aha nasaba mama wa Magnifique agatambuka nawe agashyikirizwa impano, hanyuma papa Magnifique watambuka ukisubirira mu byicaro. Ati mama, ati humura mwana wanjye, humura rwose, rega na nyogosenge yari umukobwa. Ati mwana wanjye umenyere dore ugiye iw'abandi, haravuna ntibungahungisha agapfusi kamwe ko mu gihumbi. Ati ariko nta kundi niko byahoze kandi bizahoraho. Ati rega nanjye nahoze ndi umukobwa ntarahura na papa wawe. Ati mwana wanjye uramenye, niba unyumva rwose ubwana busiga iwanyu ubwenge bugira impamba. Emmanuel cya giseke cyiza akimushyikirize. Aha ati uraho mubyeyi. Ati iki giseke cyasozerejwe n'abahanga b'Inyagisenyi, kuri uyu munsi wa none ngo uzagishyikirizwe. Barakoze kumbyarira umukunzi rwose. Turaho rwose umugisha mwana wanjye utega ngaho. Aha ati shyikira iki giseke mubyeyi cyakire napfumwe kuko ataragapfunyika. Aturahe kamwe, aturaho mukazana mwiza, ni karibu n'ikazi wacu sha nzabakamira. Mwakoze cyane. Babiri muvandekere bandutishe kunyema amashyi ngo nishimirire umubyeyi. Umubyeyi Muvunyi, umusaza Muvunyi, umusaza Muvunyi nawe utambuke rwose urebe inkera ku nkiko, urugo rushya rwagutekerejeho. Muvunyi aratambuka ati bana wanjye muraho.
ati ishya n'ihirwe murakarihorana, ikamba n'ikamba aragahora ikambere, muragahorana rwose amata yuzura amatama yombi. Arakoze cyane. Ati ishyikire n'ishyimbo n'ishyimishyirishya izagusindagiza igihe uzamuka ubwe n'ubwira uzahora uri inzira bwira. Muzasanga n'ingingo z'ingenzi, ariko kandi nimusesengura muzasangamo ibango ry'ibanga, ibango ry'ibanga rwose kandi rikomeye cyane rizababera inkingi y'akamazi mu kubaka urugo rwanyu. Murakoze cyane. Reka nsabe shangazi wa Emmanuel atambuke, ariko kandi Darike Shalom niba anyumva, sorry, murakoze kunkosora. Shalom niba anyumva.